kubyakira gute ubonye wicaranye n'umukobwa mwiza nk'uyu nguyu? Jewe se ndebesha ku mubiri wanjye umva mwishimiye nuko umubiri wanjye numva gutekereza numva ngiye mwishimiye wumva imyaka yo kuba nyine kwiyongera bikugarura icyizere. Iyo wumva wicaranye n'umukobwa mwiza nk'uyu nguyu kuri wowe wumva bimeze bite? Ngiye ni ibintu byiza cyane, gusa hari umuntu waririmbye indirimbo ngo wangira mu muto ngo nkasubira ngashaka ariko narashatse, ariko nubwo nashatse wanashatse namushatse mukunze, gusa nicaranye n'umukobwa mwiza, ariko ushobora kuba wamugezaho ikibazo cyawe akaba yakugira inama cyangwa se wagisha inama abandi badafite ubumuga. Koze ngewe ntago mbona ko kuba umuntu afite ubumuga urugero bw'ubugufi ntago mbona ko ari ikibazo gikomeye cyane. Yego ntago ari ibintu umuntu ashobora guhitamo aba afite amahitamo, ariko ntago ntekereza ko ari ibintu umuntu ashobora kugira ikibazo. Buriya ubumuga kenshi ubumuga bugaragara cyane butanakihanganirwa ni ubumuga bwo mu mutwe. Yego, kubera ko umuntu ufite ubumuga bw'ubugufi ni umuntu uba wakora ibintu byose ushobora gukora, ikintu aba atakora ni ukureshya nawe. Yego, ubwo rero wenda ngewe ntago nakubeshya ngo hari uwo tuziranye, nta muntu nigeze mbirukana nawe wenda wari ufite icyo kibazo cy'ubugufi, ariko ngewe mbona ari abantu nyine basanzwe. Yego birumvikana. Yego, ntago namushyira urubanza, ntago namushyira inyuma, ntago namuheza ngo kubera icyo kibazo. Bamwita bakwita Peter. Sasa rero impamvu nakiriye umukobwa kuri kamera, murabona Peter na Kagarara bagaragiye Cyurinyana. Cyurinyana twakiriye mu muryango mushya w'abanyarwanda ba sinema nyarwanda. Abombi bakwanjije gukina filime, bakinye mu filime. Jewe yego. Urayibuka uko yitwaga? Ndayibuka. Yabakinye witwa urubukori. Nakinye ndi boss. None diragiye kuzakina ari boss kazi wawe. Kagira neza. Yes. Ubyakira gute iyo wisanze yicaranye n'umukobwa mwiza nk'uyu nguyu? Kamere kuri Peter. Ubundi wowe ubwawe tubeshanya, hari igihe umuntu aryama akiheba cyangwa akicara akitekereza akiheba, ariko ubyakira gute ubonye wicaranye n'umukobwa mwiza nk'uyu nguyu? Jewe se ndebesha ku mubiri wanjye umva mwishimiye nuko umubiri wanjye numva gutekereza numva ngiye mwishimiye wumva imyaka yo kuba nyine kwiyongera bikugarura icyizere. Iyo wumva wicaranye n'umukobwa mwiza nk'uyu nguyu kuri wowe wumva bimeze bite? Ngiye ni ibintu byiza cyane, gusa hari umuntu waririmbye indirimbo ngo wangira mu muto ngo nkasubira ngashaka ariko narashatse, ariko nubwo nashatse wanashatse namushatse mukunze, gusa nicaranye n'umukobwa mwiza ariko uganira ufite imico myiza, gusa ku isura ye hose navuga ngo ni mwiza, ariko cyane cyane mukundiye inama nziza yatanga kuri buri wese. Ndashaka mumereze Cyurinyana Sesa rero atanga inama kuri mwembi tugana no ku musozo. Kamere kuri Peter tanga inama ku mukobwa mwiza nk'uyu nguyu. Haragiye usanga umukobwa mwiza nk'uyu nguyu afite uburanga ariko ari icyomanzi, ari nk'ikirara, inama wamugira? Yewe nawe namugira ndabona uyu nguyu atari icyomanzi, ahubwo uyu nguyu yakuba ku rugo akabyara n'abana beza. Kagiye kiri fata mikrofone utanga ubyana kuri Peter na Kagira neza iburyo bimoso. Ubundi wabyakire gute kwicarana n'abatipe nk'aba ngaba bamaje yakoko? Urumva murakoze kumbaza, ariko nyine birashimishije kubera ko yavuze ko yananirura. Birashimishije, ariko yego ni ibintu byiza kubera ko urumva nka Peter nahoze mubona yego ahantu hatandukanye. Urumva rero umuntu aba yifuza guhura nawe ngo anumve uburyo atekereza, uburyo yakiri ubuzima bamo, kubera ko kuba umuntu
afite imyaka nk'iyo afite mbere na mbere ntabwo ntekereza ko ukuntu agaragara ari ikibazo, ahubwo ukuntu mu myaka afite akaba atagira umugore n'umwana nicyo kintu numva ko kiri grave cyane, kandi buri muntu wese aba yifuza kugira umugore akagira umwana akagira umuryango nyine, ariko njye ntekereza ko ikintu nabwira umuntu ko ari ukutava ku bintu. Yego, ntekereza ko umuntu aba akwiriye gukomeza agacurayinga akagerageza amahirwe, ibintu hari igihe nyine bigenda mu buryo utabikekaga, kandi umuntu agomba kuva ku bintu ari uko yapfuye. Umuntu urumva umuntu niba akiri muzima uyu munsi nta wamenye, ushobora guhura n'umuntu bari mu kazi yego ejo akemera ko yamubera umugore ugasanga nyine babaye umugore n'umugabo. Yego, ariko muzaharanire namwe kuba urugero. Uyu munsi umuntu uri kuvugwaho mu Rwanda ni Kagarara, muzaharanire namwe nyine kudacika intege mukore cyane. Ese wabusize nk'uruki musozi aho ntiwabugiye wari ikivumwa. Iyo ndi murayizi? ndayizi. Nk'amashuri warize. Awongeze niki Mbuza abandi Peter ndagira ngo ngane ku musozo, ariko kandi nshimire cyane abantu mwebwe mukurikiye iyi couple yicaye hano uko ari abantu batatu, Peter, Cyurinyana, Nadine ndetse na Kagira neza. Abayikunze mushobora gukora subscribe kuri Iris Rwanda TV, mugakora like, share na comment. Nibutse abantu ko turi kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima, bafite ubushobozi bwo kwakira makwe cyangwa se ubukwe ku munsi umwe butatu, bakagira amashambre meza, bakagira jardin nziza, bakagira ibyumba byo kuberamo inama bigiye bitandukanye na snack bar nziza cyane. Ni marembo rwagati ya stade ubworoherane y'akarere ka Musanze werekeza mu Kinigi, dore bwo turi no kwitegura kwita abana b'ingagi izina bavutse muri uku kwezi kwa 9. Nshimire cyane ikupe yemeye kutuganiriza, ariko kandi mwazanyemere Peter, ubona Peter na Kagira neza, hano undi mukobwa njya nkunda kubona nawe mu volleyball, tukazasura Cyurinyana ahatuye twese turi nka batatu. Wawe undi mugufi ya nawe uzahitamo ushaka. Peter, tuzasuye umukobwa mu rugi we? nta kibazo. Nta kibazo urabyemeye? Tuzamusure? Okay, uduhaye karibu. Yego. Okay. Niba ushaka kudusapotinga kwa tuzajyane rero mu rugendo shuri twisurire, tugende twurushaho dukine na kaka wete tujyane umubano wa hafi, utwandike muri comment hasi. Ngana ku musozo ndagira ngo mbaze Peter akabazo kamwe kanyuma kamucalenginga. Peter, bakomere microphone. Turi mu minsi yo gusabira umuvandimwe wacu aba big energies, ntabwo bazi wowe ariko na abantu bose bakunda umunyamakuru witwa Nyarwaya Yago. Turimo turamusabira kuri ako yagiye ahunze igihugu, ageze ubu ngo ari gusaba ko yagaruka mu gihugu. Ubundi guhunga kwa Yago hari icyo byaguhungabanijeho? kubungabana ntabwo bagiye ikintu kinini cyane, kuko yafashaga mu bintu byose. Nde Yago nubwo rero kuri Kigali akajya kunembereja twajya ahantu hose. Ubwo rero agarutse byaba byiza cyane kuri ngewe, kandi no ku bandi mukunda byayobereye byiza. Hari ubwo uje wicara ukamutekerezaho ko umufite icyizere cyo kuzongera kumubona mu Rwanda? Genda ryama, hari igihe ahubwo murota yaje mu Rwanda. Nkavuga ati wenda nk'uyu aje mu Rwanda najya nko kumusura nta kibazo. Nde Yago ukaryama ukamurota? Nguraryama nkamurota nkarota Yago yaje. Uba wumva se nibura naza iyo usenze mu sengesho ryawe y'uruzamu umunsi ku munsi, urumva Yago yaragufashije hagati n'umuvandimwe wa Andrea na Paul, usi hari wowe uhagaze mu cyuho cyawo, ubu niho turi kureba, niho bahagarariye, urumva ni cyo gikomeye cyane. None na Yago akubaga hafi abahunzi, ubundi ubona abanzi ba Yago bamuhora iki ko ari umugwaneza? nyine urabona ntabwo baje nyine mu gihugu ntabwo babura, hari abeja n'ababi. Kumva nyine ntabwo habamo abeja ngo baburemo n'ababi. Nyine ubona nka Yago bamuziza iki koko? Avuga ko bashakaga no kumwica. Ngiye cyabuje ntabwo nyije, ntabwo ngo iki kiko njyewe ntabwo nyije. Abashuti bawe rero n'abantu bagukunda n'abakunda Yago bose urasaba iki? Ndi gushaka ko yagaruka mu Rwanda twongera tukabonana beshe n'ibyo ngibyo. Ahari n'ubuhe butumwa wamugenera ubu nona?
ubutumwa namugenera kugumya kwihangana agashenga kuko gushenga bikora byose. Okay, aba big energies aho muri hirya no hino mu gihugu mwumvisha ubutumwa umuhungu we cyangwa se uwo yafashije ubutumwa atambukije kuri Iris Rwanda TV. Curinyana se nuzakina rero twigarukire kuri urubuga rwa sinema. Uyu nguyu abaye umukinnyi wa film wamuhihe role? Uyu irore namuha nyine yakina rero nyine nk'umuntu washatse kuba byose atwakiriye twajya kumusura muri giwe. Wamubonye umuntu akwakira abantu? Wamubonye yakwakira? Yatwakira neza. Yakwakira neza? Wabonye n'agacupa nka kundi? Wabonye n'agacupa nka kwa kundi byagenze akagusasira ukiryamira? Mfasha nakwishima nyine. Ubusa mufumba atakuye ngo murare hamwe? Abimbwiye nye ko turara hamwe nyine. Ashobora tugiye gukina shako tatiri mu mukino ko tugiye kuryamara. Ngo nyine yaba ari film. Ntabyemera. Wabyemera ariko ni ibyanyabyo ntiwabyemera? Ibyanyabyo biterwa nyine biterwa ngo besho ubwo nabwo mu bibiri hari ukwebe cyangwa no kuvuga hoye. Curinyana umukobwa wambaye neza imyenda y'umweru kuva hasi kugeza hejuru agakweto keza wigeze uryamutekereza kuba wa umukinnyi wa filime? Peter kumpera microphone. Yego murakoze kumbaza. Nahoze mbikunda kuva kera kubera ko ndibuka natangiye kureba Intare y'Ingore. Hari n'indi filime niba yaritwaga Amarira y'Urukundo. Ubu Intare y'Ingore hamwe na Kibonge Clapton n'abandi bakinnyi 13 bari kwarizwa muri Korea. Yego. So urumva rero nakuze mbikunda cyane rwose nifuzaga kuzabikora cyane ko umuntu ngenda kudaga Fabiola n'amanzi cyane nabonaga Fabiola nyine ari we muntu ushaka gufatira icyitegerezo nifuza no kuzamubona cyane kandi n'ubu ntago byahindutse. Twagiye tugiye gukina na gaseni gatoya urakaye ndakinira inyuma ya kamera ariko ndabandi kurega aba bombi ubwo urafite kuri ubwa acting nawe ukurikije ibyo ndabamaze kuvuga. 1 2 3 action. Mama uzi ibintu byabayeho kuva mu gitondo wari wavuze ngo Peter aje kuvoma Kagire aje gusenya inkwi ariko bose none aho ukiva ku kazi nona Kagire nibwo akibyuka Peter nawe yahoze ari kwikina amakarita nta kimwe yigeze akora. Ntange ntabwo nigeze nteka rero nabuze no gutekesha mbura n'amazi yo gutekesha no gukoropa ntabwo nigeze nkoropa. None se biriwe bakora iki? Singabo wababaza si bari ruhande rwawe? Niko mwiriwe mukora iki? Ngeje naravomye ndateka noneho nagiye no gushaka nini ntabwo yari ahari rero sinzi iyo yari yigiriye ari gukina n'abandi bantu umupira. Hanyuma arabikora. Hanyuma wowe wakoze iki? Wekina kudakina koje ruko nabyuce niva mubirabeje neza mbameze nk'urwaye n'umutabikoze. None se wabibwiye mukuru wawe? Nari ko ndabwira weho nuze. Ugomba kubimubwira kubera ko urumva wari ufite akazi ko gukora ugomba kubimubwira wenda akagukorera ibyo wagombaga gukora. Ese ubundi ko muba mwifata gutyo muba mwumva bizagenda gute? Nanjye mba nagiye ku kazi nagiye kubashakishiriza none nawe mba nasize mu rugo nta kintu muba mushaka gukora murashaka kubaho nk'abana b'abakire. Ariko byose muzabimparira ningizahora ndabikora. None se ko nta mukozi tugira hanganga agiye abikora mu kimbo cyanyu muba mugira ngo nzabigenze gute? Nzave mu kazi nze nicara hanga mu rugo se muzatunga buri wese uzura musigira ibyo agomba gukora. Amakosa na ya Peter na Kagire babyutse baryamye nta na kimwe bigeze bakora kuva mu gitondo. Danze nanjye nkora buri munsi nawe munsi rero yagombaga kubikora. Ubwo rero niba mudashaka gukora Peter kwango yarwaye ntago yigeze arwara ni muzima rirwaje. Peter ni yihe mpamvu yatumye wirirwa mu buriri? Jewe kamubwire mama. Ubu ni mama waba kubise ukareka kubavugisha gutyo. Sibyo akubwire mama. Jewe nakora yiberaga ngizunguye. Rero mbwe ngo nabyuce ndwaye byose ngo abingurire arabyanga. None se ubwo ngo ko biri urwaye nagushonje. None se ubundi ko mbona ugaragara nk'umuntu uri muzima. Ibyo kurya ngo nawe bishaka ahubwo. Nta nubwo ushaka kurya. Ahubwo shaka kujya kwa muganga. Kandi Peter abemeje.